Moise mukunzi, niba utari unabizi ubimenye, ndakurogesha kunnya uhagaze mpaka mbonye ibyanjye. Gereze neza iyi video iri hano hejuru. Uyu musore kuba tamuzi yitwa Moise mukunzi, ni wa undi wambara agapira k'umuhondo gacikaguritse yiriwa yivurunga mu byondo, abenshi mujya mumubona. Ndagira ngo nje tuganire kuri uyu musore. Mu minsi yashize nibwo hacicikanye video cyangwa se amashusho uyu musore avuga ko uyu mwana ari uwe. Ndagira ngo ngenze munyomoze ndetse tunatangira amakuru kugiye tunakumira icyaha kitaraba. Uyu musore Moise mukunzi atangiye gukoresha umwana muto video cyane, kandi ibi bintu ntago byemewe. Avuga ko ari umwana we, avuga ko ngo yamubyaye, kandi ntabwo mu byukuri uyu mwana ari uwe. Usangira n'imbwa zikagusiga imbaraga sakoko. Kuba narasangiye nawe uwo munsi nkabona ayo mafaranga, nibyo biri kunshira mu bibazo, nibyo biri gutuma uri kuza kunegera iwanjye. Iyo hataba abayobozi mba mfite ibigoma, mba mfite ibisemba ndi kwa muganga. Urabizi neza ko amafaranga turi gufata ugiye mu rubanza wayatsindwa kuko nta n'ikicu mufite. Aya mafaranga narayakobokeye, narayavunikiye, nayanjye. Ibyo bayamereye ntubizi, ntuzi icyo nakoze, ntuzanakimenya. Gusa icyo nakoze ntago cyari kiri kugira ngo n'amafaranga nayabonye nka Moise mukunzi, biturutse kuri content y'ibyondo nakoze nka Moise mukunzi. Umuntu niba kamukunde ngo mushake ko igikundiro bamuhaye bakibaha, kuko ufite umutima w'ubugona.